ngo nibanyice kuko n'abana banjye bose bapfuye, ko yumvaga ko abintu bose babishe. babandi bari i Kigali wihangane. Arapfa, amaze kumwica ndibuka ko bahise bamutaho. Mama ngira ngo asubire mu kiliziya bimwanga, nkunda aragaruka aramfata, afashe ngiye kubona mbona haje umuntu amufata umupanga aramutema. Agufashe? Yaramfashe arankubana kugira ngo no kugira aho njya. Yego. Arangije ngiye kubona mbona yangana. Nagiye kubona mbona mama arambwira ngo Jeni ngo mari ni ngo senga ngo Imana itwakire. Ndamubwira ngo ntabwo mpfa. Yego. Kuko bari bamaze kumutema, yahise yikubita iruhande rwanjye. Haza abagore bahita baza kumucuza ibitenge yari yambaye, kuza kubimukuramo. Yahise asubira mu kiliziya. Babitware babyijyane? Barakwicaga bagahita babitwara bakasiga bakwambitse ubusa. Yego. Nyogokuru aravuga ati Imana ati none bagiye kutwicira hano. Abwira mama ngo wakwigendeye, ngo ko giye byibura caje, ngo yenda uri mutoya ngo wabasha kugira ngo uzarokoke. Yaragiye duterera aho hantu tugiye kumva, twumva umugabo witwa Gabojangwe, twumva aratatse aravuze ngo umva ngo ari kubundi, ngo ubundi bariya ngo ko ari bo banyina w'inyenzi, ngo ubundi ngo babacitse muri wo mujya hehe. Yes, ndagusuhuze kandi ndakwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho aho muri hagiye hatandukanye. Nizere ko umeze neza cyane, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali. Komeza kugubwa neza cyane wowe uri muri Afrika cyangwa se East Africa muri rusange, nawe uri muri Afrika yose, ndetse nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Ni iby'agaciro kuri wowe wamaze gukanda subscribe ahangaha, ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tuzajye dukomeza kubana umunsi ku wundi mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ntibisanzwe kuri mikoro ya mbere ni Emi Kabaka, naho kuri tekinike ni Vijo Chobi, nkuko dutuwe tubana. Tutangire twihanganisha abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange, ndetse aho umunyarwanda wese ari ku isi yose, inshuti z'u Rwanda muri ibi bihe bitoroshye turimo byo kunamira inzira karengane zazize jenoside umwaka w'1994. Uyu munsi wa none twasuye umumama, n'umwe mu baciye muri ibyo bihe, n'umwe mu bagizweho ibikomere cyangwa se mu bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. Turatangira tumwihanganisha kubw'ibihe bitoroshye ari gucamo, kuko iki gihe ibikomere biba bisa nkaho byoroshye, ibikomere biba biri kuva uyu munsi, ariko turatangira tumwihanganishe, adusangize ubuzima bwe, ubuzima yaciyemo muri kiriya gihe, aduha ubuhamya, adusangize se uyu munsi ho abayeho gute. Mama uraho neza? Biragenda? Amahoro? Turashima Imana. Uratangira wibwira ndetse n'abadukurikiye. Ndasaba abantu baze gukurikira iki kiganiro kuva gitangiye kugera kigeze ku musozo, kuko kirimo byinshi ku rubyiruko, kirimo byinshi ku muntu wumva ibi byabaye utabizi, birimo na byinshi ku bahari. Jewe amazina yanjye nitwa Mukagakwerere Marita, ndi umumama w'abana 3. Usibye ko sinavuga ngo ni abana 3. Yego. Burya ngo n'inda ngo ibarimo umwana nayo ngo irabarwa.
yego ni bane ubwo navuga ngo ni bane nubwo undi ataravuka amaze igihe kirekire ariko nizeye ko nawe azavuka. Mama, aha tugusanze niho wavukiye cyangwa waje nkuje gutura inaha? Oya, ntabwo ariho navukiye. Navukiye mu majyepfo mu karere ka Nyaruguru. Karere ka Nyaruguru za Kibeho cyane ku Munini? Oya, ku Munini naho hari bene hari umuryango ya mama ariko hari Ikibeho. Za Ndago? Oya, nanone nahitwa za Runyinya gutya hakurya y'Ikibeho gutya ariko ni nkaho ubona byegeranye. Yego. Za Harandahazi neza cyane. Namuhora gutya. Yego. Mama, turagira ngo uze kudusangiza ubuhamya cyangwa se uze kutubwira icyo gihe za Runyinya. Hari ijambo wari uvuze uti aho mama kwa mama, bisa nkaho byumvikane ko umunsi wa none atakiriho. Uze kudusangiza ubuhamya bw'igihe jenoside yatangiriye. Ese wangana gute? Jenoside yatangiye ufite imyaka ingahe? Ibyo byose kugira ngo umwana uza gukurikira iki kiganiro yumvemo, aze kugira nawe icyo yakuramo cyangwa se aze kumva amage mwahuye nayo cyangwa se ibibazo mwari muri gucamo muri icyo gihe. Yego, murakoze. Jenoside yabaye mfite imyaka 14. Yego. Nubwo nari nujuje imyaka 14 ariko ntabwo nabashijwe kurerwa kwa papa kuko namenye ubwenge mba kwa nyogokuru byara mama kubera ko yaje kugira n'ikibazo na papa ntibabana. Ariko nkivuka urumva ko nari maze ngo kugira amezi 2 batandukanye, mfite amezi 2. Yego. Mama aragenda rero ahita ajya iwabo abari wandirira bitewe ko yari afite na famiye yari ifite. Baramubwira bati genda umwana umurerereyo. Mbese hari impamvu ubwo yatumaga batongera kubana na papa kuko hari ikibazo bari bagiranye, amumerera nabi, mbese bituma bivuramo no kugira ngo mama apfe. Ariko ntiyapfa, ahita ajya mu bitaro, ahita avuye ahita ataha yigira iwabo abari wandirira. Ubwo rero jenoside iba muri icyo gihe mfite imyaka 14. Jenoside yatangiye ndumva kwa nyogokuru, ndumva itariki 7, mbese navuga ngo itariki 7 bukeye mu gitondo. Yego. Ni Kigali twumvaga ibintu Kigali. Twumvaga ibintu mbese ukumva imvura ihinda. Yego. Kwako umva imvura ihinda igatangira guhindira mu kirere. Yego. Noneho nibwo twagiye twumva ibintu biraririma. Ariko muri kwa guhinda biririma wumva ari bombe nyine ko baravuga ngo ni bombe ziri mu mujyi wa Kigali. Twe ntabwo twamenye ibyabaye. Ntabwo twari tuzi ibintu byabaye. Noneho ndibuka yuko kwa nyogokuru bari bahishije urwagwa kumwe barutara. Noneho barambwira bati kuva rwahiye turashaka kugira ngo ujyane n'umukozi bari baruhaye umuherekeze ajyana amajerekani arugemure. Ubwo arugemura Ikibeho haruguru ya kiliziya ahantu hari akabari. Noneho maze kugenda bararumuha turujyana y'amajerekani. Tumaze kugeza y'amajerekani nibwo twamenye ko mbese kwicana byaje. Ariko kugira ngo hari ku itariki 7 tugenda byibuka umunsi hari kuwa 3. Yego. Kuko uwo munsi mama yarimo guhinga. Arimo guhinga arangije nyogokuru ahita amubwira ngo nave mu murima ze, ngo va mu murima uzi. Undi atese ko mbwiye kuva mu murima byagenze biti? Aramubwira ati mwana wanjye va mu murima uze, ibyo twahinze nitunabirya tuzashima Imana. Nibwo rero bahise baha wa wundi wagombaga kujyana rwarwagwa kugira ngo barutarure barujyane tubariho tujyana. Noneho nyogokuru ahita abwira mama ngo ariko ngo ntabwo bizi, ntabwo wumvise ibyabaye. Ndaramubwira ngo ntabyo nzi. Ahita amubwira ngo fungura radio wumve. Noneho hatangira gufungura radio. Afunguye radio aragiye kumva yumva ngo Kigali barimo kwica. Nibwo rero twatangiye kumva biriya birimo bihinda. Kurumva ko nari umwana ntacyo narinzi neza aho kwicane ko bimeze. Ariko baratubwiye bati izo ni bombe zirimo zitakira mu mujyi wa Kigali.
naho nyogokuru ahita avuga ati rero aho kugira ngo n'uru rwagwa ruguma ahangaha ni mu rujyane. Hari na musaza wa mama mukuru wabo wa mama noneho yitwaga Musonera, arangije aramubwira ati rubahe barujyane ubundi rwo kuguma ahangaha. Turarujyana naho tumaze kurugeza Ikibeho, ariko hano turimo dutambuka mu nzira turi hafi y'iwabo wa Kizito, hepfo y'iwabo wa Kizito, kuko twarahatambukaga bari batuye haruguru yaho. Tubona abantu barimo baragenda, ariko kubera ko nabibonaga nkumva ko ari abantu bigenda ariko ntazi aho barimo bajya. Aho twari turi kumwe baravuga bari bajyanye urwabo ngo nimwihute tugende. Turihuta turagenda ndabaherekeza. Tumaze kugerayo bararupima, maze kurupima babaha amafaranga. Babahaye amafaranga kuko nibo bayazanye. Noneho barambwira bati fata n'injerekani izindi zizaba ziza. Turagenda tugiterera ahantu twatereye kugira ngo tugire akayira kajya mu babikira, kinjira mu babikira nakajya kuri twa tubari. Tubona abantu ni benshi, ndahagarara ndareba. Barambwira bati yemwa wikomeza guhagarara ureba homura nta kibazo cyabaye. Twabwire se ko niba abantu benshi barimo bagenda bajya ku kiliziya habaye iki? Bati abantu barimo baricana, bati batangiye kwica abatutsi. Hari hatiye ku itariki 7 nko gicamunsi cyane mugoroba. Noneho nibwo babashije kutubwira wa mugabo wari warwakira avuga ati ariko muze n'ibindi nimugende mfunge. Ati turabona byakomeye. Ati kandi barimo baravuga ngo igice cya Gikongoro mu Ruramba ngo bapfuye, abantu benshi batangiye gutemana no gutwika amazu. Nibwo babandi baduhaye ibya bindi ibikoresho, bahaye n'amafaranga babahungu. Turaje tugeze mu nzira mbona nanone birakomeye. Ndavugana ariko hari habaye iki? Bati wowe wa mwana we ntabyo uzi ni mutahe. Turagenda tukigera mu rugo, noneho mbwire wacu, numva ko ni hari iwacu. Mbwira mama na nyogokuru ndamubwira nimuzi n'ibindi. Nibaro baravuga ngo bagiye kwica abatutsi. Abatutsi nabaki? Barambwira bati nyogokuru aravuga ati bana banje, ati nimuhumure, ati ndabereka aho tujya kwihisha. Ati turajya mu kiliziya. Tukibivuga tugiye kutaye tubona hakurya y'iwacu ahantu hitwa Kirkoromeka, tugiye kuhatubona barimo baratwika, abantu barimo bariruka, abantu barimo barataka bavuga ngo nibahunge. Noneho muri kwa guhunga nta nubwo bya bintu by'amafaranga twigeze mama bitekereza cyangwa nyogokuru ngo barayamuha, abandi bahise bagenda. Usibye amafaranga nari mfite niyo namuhaye, nta nubwo nari nzayariyo. Twaragiye abo hakurya babarirutse. Mama aravuga ati ariko ati nimureke mbereke, ati nimureke ati dufate, kuko bari bafite hari ikima cy'inzuki cyabaga mu gikari iruhande rw'ahantu habaga voka keraga cyane. Noneho zanzuki bakanga ko ziza ko barya, noneho bakaba bari bafite bahakuye bwa buki. Noneho akaba afite utuntu tw'utubindi mbese dutoya bakabushyiramo nyine bwa buki, akaba ariho babucaguriramo. Noneho barabufata, bamaze kubufata nyogokuru aravuga ati yewe mugere mu cukuri hara mu gikari mubushyiremo, tuzagaruka tubisange mu butwikire. Ariko kubutwikira mufata ibishashi binini bidatoboka, abari byo noneho mutwikiriza muhambire. Tuti nta kibazo. Aho tubona umugabo twari duturanye witwaga Venani wari utuye hepfo yacu, kuko ntabwo urumva ko ntitwari duhuje. We ari we n'umuhungu we aribo batuye muri iyo quartier, abandi bakaba mu Kigarama hirya, nawe ari babyara babo bonyine. Abandi bose bari batuye kuri uwo musozi n'Ikigarama no kuzamuka barabatutsi bagombaga kwicwa. Ariko subiye inyuma tujyanye rwagwa, tugiye kumva numva umuntu w'umugabo aravuze ngo ibi bintu ngo byarateguwe, ngo kandi n'abatutsi ngo babiteguye, ngo banditse impapuro ngo zo kwica ngo Abahutu. Noneho nza kubaza nese Abahutu nabaye n'abatutsi nabaye? Baranzimangatanya kugira ngo no kubizamura. Noneho bagiye kumbwira barambwira ngo nitugende ntabwo ibingibi bitureba. Naje numva ako kantu gakomezaho, mpita mbibwira iwacu, ndabwira ariko ko bavuga ngo bacukuye ibyobo ngo byo kuzacukunyamo abantu ni ibiki? Nyogokuru aravuga ati rero ni 5 9 yarabaye, niba ari 62 turahunga tujya i Burundi. None ubu ngubu ntaho twahungira, nimuze tugenda tujya Kibeho mu kiliziya. Noneho mama aravuga ngo none se nitugenda inka turazisigira ndi?
hari inka yari imfungwa yiberaga aho ngaho, ariko kubera abantu bajyaga banayireba bakajya bavuga ngo icebe ryayo ngo niyo kwicwa ngo kuko ngo ifite icebe riryoshye. Yarakamwaga, yakamwaga mu gitondo na nimugoroba na saa sita. Noneho mama ubwoba buramwica. Mama aravuga ngo yewe ngo numva ndi kuribwa mu nda. Arangije nyogokuru aramubwira ati hoya wiribwa mu nda, ati komera wihangayika kubabari. None nyogokuru kubera ko yarashaje, basaza be babaraje ba mama, uwitwaga Tadeyo aravuga ngo mwebwe ni murebe ukuntu mugenda, ibindi byose ni mubyihorere ngo ko turabona nta yandi makiriro. Mama ubwoba buramwica, kuko ikintu cyamuteraga ubwoba yarabonaga akabona nyogokuru nta afite ukumusiga, kandi noneho yarashaje ntiyashoboraga kuvuga ngo yagenda amuteruye cyangwa ngo avuge ngo aramusiga mu nzu, ko aravuga ati ubwo batangiye gutwika hari hakurya nawe baramutwikira mu nzu. Aravuga ati ntabwo nabishobora. Nyogokuru aravuga ati nimuje tugende. Mama aravuga ati ndagushobora. Noneho abo twari duturanye bose batangiye kwigendera, twe tutabizi, kuko ahantu twose twagiye bya bindi yamaze kubikora, amaze gupfundikira. Nyogokuru ahita avuga ati fata akaboko gusa. Amaze gufata akaboko aramubwira ati ikintu nsohorera ni igisabo, uba ari cyo njyanira cyonyine, ati batagitwikira mu nzu. Noneho mama ahita ambwira ngo geni ngo mari ni ngo mbabarira ngo ndakwingiza ngo ufate ivarisi. Iyo varisi yari irimo amakaye ya musaza we bucura bw'iwabo witwaga Domiyani bishe bamwiciye ni Kigali, we yabageno arakakira. Arangije nyogokuru aravuga ngo wowe ngo mana ngo abana banjye bose bashize, kuko famiye ya mama yose yabaga ni Kigali. Nababaga Kimironko, hari Kacyiru, hari mu Kabagari, hari na Kicukiro n'abuzukuru be. Avuga ati byose byarangiye, ati nta kindi mumbwira, ati abana banjye bose bapfuye. Mama aramubwira ati nta kibazo, ati ngwino turebe ukuntu twagenda. Turafunga. Ndibuka ko inzu twari dufite marume ne wari warayubatse, yari inzu y'ikitegererezo. Urabona inzu y'amabati mu cyaro uko byabaga bimeze, ifite inzugi, ifite amadirishya, hose ari birahure. Arangije afata, ndibuka ko yambwiye ngo ufata urufunguzo rwa nomero 4 uba ari gufungisha nizo zifunga mu byumba bibiri byonyine. Duhita dufunga inzugi zose. Marume aravuga ngo iyo nka nimuyihorere. Hari n'umwana waturagiriraga, wari umwana muto wagiraga nko muri myaka 12, uwo muturanyi waturagiriraga inka we yari yagiye kuziragira mu gasozi. Yego, yajyanye izimwe hari yari imfungwa yahirirwaga mu rugo, hari n'izindi zabaga ziri mu gasozi, hari n'inkoko zari zarateye zifite amagi, hari z'amagi, hari zifite abana, byose twabitaye mu nzu. Barangije kuko kwa nyogokuru bari abantu bishoboye pe, nta kintu basabaga ngo bavuge ngo hari ikintu basabye. Noneho mama aravuga ati mureke tugende. Twaramanutse tugeze ahantu mu Kigarama, tukimara kuhatambuka aho dukoze hose, nyogokuru akavuga ati reka tubahamagare, dusanga bose bagiye. Nyogokuru aravuga tuzi ko ari twebwe dusigaye, tuzi ko batwicira mu nzira. Tumanuka aho hantu kugira ngo dushyike mu kabande hasi duterere tugira ngo tujye Kibeho. Arangije hari ahantu k'ururembo, ari n'ahantu hakurya mu Muhora. Noneho abantu bari ku musozi bariho barikiranye nabo hakuno, tugiye kumva twumva aravuze ngo umva ngo dere harabariho bamanuka ngo uri mubareke ngo baterere duhurira hagati ngo noneho bariho tubicira. Nyogokuru aravuga ati Imana, ati noneho bagiye kutwicira hano. Abwira mama ngo wakwigendeye ngo ko giye byibura caje ngo wowe uri mutoya ngo wabasha kugira ngo uzarokoke. Yaragiye duterera aho hantu, tugiye kumva twumva umugabo witwaga Bujangwe, twumva aratatse aravuze ngo umva ngo ari kubundi ngo ubundi bariya ngo ko ari bo banyina w'inyenzi ngo ubundi ngo babacitse muri wo mu gihe. Mama aravuga ngo reka duce hari inkera mu cyaha mu muhanda wo hirya ngo turebe ko twaza kuzamuka hariya ku magazine, ngo hanyuma ngo turebe ukuntu ngo twatambuka mu Muhora ngo tugende. Imana yaradufashije turahaterera, ariko yari inzira y'umusaraba nyine ikomeye. Turaterera babandi bagenda batwirika inyuma,
mama agenda kurubana nyogokuru, turaterera tumaze kuzamuka tugize amahirwe tuba tugeze mu kantu k'agahanda, tubona abantu bari batuye munsi y'umuhanda nabo baratubwira ngo yewe ngo rega ngo ubu ngubu ngo muramugeza he ngo iyo mumwihorera ngo yenda ngo we ngo apfuye ngo ko yaranashaje ngo we ugageza amaguru yawe ngo n'umwana wawe. Noneho baramukazi ba mama abana abagore b'abasaza babo bari baciye ukwabo banga kudukurikira. Hari abagiye baciye kabirizi bajya ku ntuze ku munini abariho bicira kugira ngo bajye intuze imuganza. Noneho umwe niwe ngo baje kwicira mu nzira, yari mubyara wanjye yitwaga Christiana, yari amaze igihe yarashyingiwe, muri icyo gihe yaragiye kubyara kuko we bamwishe bamwicana n'uruhinja n'umugabo we, bahita bamubagira mu nzira bavuga ngo abanze ngo barebe uko umututsi yasaga, bamwiciye mu nzira n'umugabo we. Abo bagenda bajya ukwabo ntabwo twigeze duhungana. Uze ngo barabafashe mbere yuko bamwica babanza kumubaga. Babanje kumubaga ngo kugira ngo babanze kureba umututsi uko yasaga, umwana w'umututsi uko yasaga. Bunyamaswa bakomeye. Yego. Arangije rero turabyumva. Musaza we niwe wabaje, papa we niwe wabashije guhungana na mushiki we na mama nyogokuru. Noneho turagiye aho twageze dusanga bariyeri. Dusanze bariyeri baratubwira ngo ubundi ngo murajya hehe ngo kubyanyu byarangiye. Noneho twasanze hari bariyeri, harimo umugabo na mama wiwe, wari wubatse uwo mugabo. Arangije aravuga ngo ni munyafuke mutambuka ngo ubundi se murajya hehe ngo kubyanyu byarangiye ngo muri ba nyina b'inkotanyi. Nyogokuru aravuga ati ariko se ubundi umuntu atuziza iki mwabonye turi inkotanyi? Mama aramubwira ati cicikire tugende. Noneho turakomeza tugera ahantu i Runyinya. Tugeze i Runyinya dusanga umugabo waho witwaga Kanyandekwe, we yari n'umukire, yari afite amabutike aho ngaho, hari umuntu ukomeye cyane. Tubona abantu barimo baranywa, abantu baraseka, tubona mbese ukabona nta n'icyo bitayeho, ariko abantu bari bazi icyo bagiye gukora ariko twebwe tutabizi. Tugenda tubona abantu bagenda urujya n'uruza bagenda bihuta, baravuga bati nimwihute mugende batabicira mu nzira. Muri uwo mugoroba byari maze nko kugera nko mu masaa 10 za nimugoroba nibwo twabashije guterera aho ngaho, duterera iwabo baba Kizito, turagenda tuhita tuzamuntu. Noneho abandi baca hepfo mu muhanda bajya ku ishusho ya Bikira Mariya, ahantu bavuga ku ishusho ya Bikira Mariya bavuga ngo bagiye gusenga. Abandi bahita iyo kwa muganga no munsi y'ababikira. Noneho twebwe duhita dukomeza twinjira mu muryango ujya mu kiliziya. Nyogokuru aravuga ati rero ubu twashyikiriye rwose, twabonye amahoro. Ubundi kera iyo abantu bahungiye mu kiliziya nta kintu babatwara. Ariko ikintu kibabaje ni uko muri uko guhunga twari tuzi ko duhunze twumva ko nta kintu tuba. Dusangayo abantu benshi no mu gikari mu babikira. Hari ababikira babaga ku mazu y'abapadiri mu gikari. Hano hakundaga kuba yanzogera bakoma itangiza misa. Tujya mu kiliziya. Tugiye mu kiliziya twabashije kugira ngo twicaremo, ariko tuhasanga abantu benshi cyane, ari abana, ari abagabo. Noneho hanze hari huzuye abantu cyane, hari huzuye ikintu cyitwa abagabo n'inka. Ababashije kuzijyana ariho bazishyize ahantu hari ikibuga, mbese hari utuntu tw'utwatsi, ariho mbese bashinze ibihindiro. Abandi bari ku mashuri imbere yaho ku muhanda. Noneho tubona no mu mashuri hose waruzuye. Turongera turagaruka twigira mu kiliziya. Ubwo mama yarambwiye ati nyogokuru reka tube tumusize hano, twebwe tube tugarutse tugende turebe hano. Twaya tureba ko hari abantu twaba tuzi, dusanga bamwe ntabo tuzi kuko benshi twari duturanye babashije guhungira i Burundi, ariko twebwe ntabwo twari tubizi. Twari twagomeje kuguma mu rugo tumva yuko mbese nyogokuru atubwira ati nimuhumure nta kintu tubona. Hafi ukurokokera ariko turicaye niko hakwicara turategereje, twumva n'abandi baza. Hari abatukaga mu ahantu hitwa za Giseke na Bukoro na za Nyamyumba, mbese bose abantu bose baza. Noneho badushyira hamwe nyine turicara. Muri rya joro rigeze twicaye, nibwo padiri yaje aratubwira, yitwaga Sebera, aratubwira ati muzi n'ibindi, ati mureke dusome misa, atariko ati mube menge, ati kuko bavuze ko abatutsi bagiye kubica. Noneho ndibuka yuko muri iryo joro harimo abana b'abasore batangiye gushaka mbese kugira ngo bahunge bagiye i Burundi. Bakajya baza gafata nk'abana b'abakobwa bakuru, bakabwira ati nimuze aho kugira ngo dupfira ngaha twese mureke twihungire tujye i Burundi.
noneho ndibuka ko nanjye hari wankuruye arambwira ati mbundi wowe wicaye aha ngaha wowe ukora iki ngwino tugende nawe ndababwira ngo ntabwo mfite kugenda ngire kunsiga dore barimo barica none se barimo barica bagiye kudutema mama arambwira ati ntugire ikibazo ati humura turabaho twarayaho muri iryo joro hatangira kuza abantu bari bahunze batazi uburyo bahunze harimo abahutu harimo n'abatutsi aho mwe mwaho turi mu kiliziya noneho padiri atangira mbese kuzenguruka kuri aritari agenda abwira abantu ati ababatijwe nibaze mbahe Eucharistia atangira kubaha Eucharistia tangiye kubaha Eucharistia hazamo abantu batwinjiranye hakaza nk'abana bawe mbese bakaba bafite nka nyina ari umututsi ariko isi ari umuhutu dutangira kubabona kuko abo bana bari umugabo witwaga Biramvu we yari atuye i Kigali ariko yari afite abagore babiri akaba yari afite umugore wundi wari utuye ahantu ku Kanyinya wari umugore wa kabiri akaba ntibari mbese nawe ntiyari ahuje n'umugabo nawe wabo barabishe arangije agiye aratubwira ati nimuze mwese mwiyegeranye aha ngaha ntimugire ikibazo uko umuntu tugenda tujye kuba tubona abantu baruzuye baratubwira bati muzi n'ibindi batuze ubwenge niba adahuje nabo aha ngaha n'abatutsi bagiye gupfa ntabwo ari abahutu bagiye gupfa mwebwe nimugende iyo ni umuntu waje abivuga arangije kubibabwira mama ahita ambwira atuzi n'ibindi ati wabonye ko Mukamuvara abana be bamutwaye tubona abahungu be baje kumutwara babaga i Kigali arangije aratubwira ati rero kumbwire ntongere kusharagira ntongere kugira wuke ati kuko ati turabona byakomeye bagiye kutwica ndibuka ko nabwiye mama ngo ntabwo ngewe mpfa iryo jambo narimubwiye amubwiye ntabwo mpfa agazaga kureba abo bahasize amakuru ku bandi bagiye kuza tugumaho turarabona abana ari mu nduru abantu ugasanga barimo bararira bakavuga bati turashaka ibyo kurya ntaho bari kubikura tugize amahirwe tubona burakeye ariko ntabwo twaryamye kuko nta hantu bari kuryama turaye aho ngaho bugeze mu gitondo ugeze mu gitondo padiri ntabwo yagarutse ahubwo yagarutse nk'igihe cyo mu masaha nko mu masaha 4 mu masaha 5 noneho muri ya masaha ya kumanywa batangira abantu bari buwa ku mashuri mbese tubona nabo batangiye guhinduriza ariko ikintu wabonaga nk'umuntu w'umugabo ukamubona yatangiye guhinduka ariko bo batangiye kubibona ko hari ikintu cyabaye tujye kumva twumva ngo numva baravuga ngo hari banke yari iri aho ngaho yari Nyarusovu ahantu hitwaga Nyarusovu ronye Nyarusovu wahacaga uhita ujya ku Kanyarwambuka ugikabirizi no ku Munini baratangira bavuga ngo iyo banke batangiye kuyisahura noneho bavuze ngo batangiye kuyisahura tugiye kumva twumva baravuze ngo hari umuyobozi waho bishe wari wa banke batangira kuvuga batari kubundi ikintu muri ho mukorana ikintu ubundi muwabica hazamo abantu kubitubwira ku buryo hari n'umugabo twari duturanye witwaga Teresifori yari afite umuhungu we witwaga Tadeyo Ntihinyurwa yari umupadiri ndibuka ko mu masaha 4 we yaje kureba abantu bari Kibeho yinjira mu muryango uturuka mu gikari kuko kiliziya yari ifite imiryango itambitse 2 yarebaga ahantu ku ishyamba hepfo inyuma hatari mu gikari nanone hakaba n'indi miryango yindi 2 ituruka inyuma mu gikari hakaba n'undi muryango uturukamo hagati aturukamo mu gikari arazi icyo gihe nibuka ko nyogokuru yari afite igisabo kimuteretse iruhande arangije ngo nk'ibi ngo baba bahungana ubundi mu nkahunganaga ibisabo muzi yuko ibyo bisabo ngo ariko ubundi mwabijyanaga muzi y'Imana kubera iki ngo iki gisabo kijyanaga he ngo ariko ubundi ngo wowe wajyaga he nyogokuru aravuga ati ntabwo nari mwana wanjye ntabwo nari gusiga igisabo cyanjye ndibuka ijambo yababwiye kuko aho twari duhagaze yarababwiye ngo ariko icyo mushigaje ni igiki urumva ko yari afite abinjiye baje kureba abantu bari mahonga ariko twebwe ntabwo twari tubizi tubona mbese byatangiye guhindura isura nibwo twatangiye kubona yuko mbese abantu bagiye gupfa baratangira abantu bazamo tuye ko tubona muri ayo masaha bavuze ngo umuntu bamwishe
wo kuri banki ngo batangiye kuyisahura, nibwo byatangiye kuba birebire, kuko n'ikibeho hariya nayo yari ihari, batangira kuvuga ngo batangiye nawe kuyisahura, biba birebire, noneho batangira gushaka kugira ngo bice abantu. Noneho muri ako kanya tugiye kubona tubona haje imodoka ya gisirikare. Imodoka ya gisirikare je izanamo n'abantu b'abasirikare bambaye imyenda ihindutse ariko y'icyatsi kibisi. Noneho baratubwira ngo barashaka ababikira. Hari ababikira bashakagamo. Abo babikira babiri barabajyanye, ariko babajyanye ntago babagaruye, babise babajyana ahantu hitwa Impungi. Ababyumvise bahita batubwira bati kuva bari abantu babajyanye bagiye kubicirayo, urumva ko barabatutsi. Nibwo twagiye twumva Impungi haraturitse, baravuga bati babandi barabishe. Nibwo rero noneho batangiye kujya baza bavangura, noneho baza no mu rusengero, ntuze mu rusengero muri kiliziya. Noneho abantu bari hanze batangira gufata amabuye, harimo n'abagabo benshi barafataga amabuye kugira ngo baze kwirwana, none babona babateye amabuye. Tugumyaho turacecetse, tuguma mu kiliziya, abantu batangira kwihindira mu kiliziya kugira ngo barebe ko bakinga. Muri kwa gukinga ntabwo byari kudukundira, kuko harimo abantu benshi, harimo abasohokaga binjira, harimo abinjizagamo abana kugira ngo batabinjira hanze. Tuguma hahandi. Baratubwira bati muzi n'ibindi, isaha yanyu yageze. Nibwo musaza wa mama witwaga Musonera yahise ajya kwicara ku muryango wajyaga mu gikari kugira ngo ataza kureba ukuntu bica mama wiwe nyogokuru. Ariko barangije baratubwira ati mugume mu kiliziya ntimuze gusohoka. Twagumye hahandi. Tumaze kuguma hahandi, mama arambwira ati ntuze kugira aho ujya, ugume iruhande rwanjye. Umva biba nabi, abantu batangira kurwana binjiramo. Batangiye kwinjiramo, noneho bazana ibiturusu wari wabibona bibisi. Bya biturusu bikiri bibisi bakabikongezamo umuriro, bitanga umwotsi. Bagafata udutafari two muri kiliziya nyine twubatse, bakajya mbese baducukura bakatuvanamo bakatwohererezamo imyotsi, kugira ngo n'abarimo bose basohoke babone ko babahera. Urumva ko padiri yaramaze kugenda, kandi baramaze kubona imbarutso y'uko bagomba gukuraho ikintu cyitwa umututsi. Abantu batangira kubona, mbese tutangira kubona ko birangiye, ariko twebwe abana nta kibazo, gusa ari ufite ubwoba, ariko ntabwo twari tuzi ko umuntu yica. Bacanye umuriro hanze bashyiramo bakajya babishyiramo kugira ngo bitunukire dusohoke imyotsi twica. Abantu bamwe bagakuvamo bagumamo. Noneho muri kwa kuvamo abandi benshi bakajya mbese bagumamo, abandi bakavamo, baravuga bati n'ubundi ni hahandi bashaka batwicira ahangaha. Ndibuka ko bamwe barababwiye ngo bafata abana babo, hari ahantu kiliziya ukuntu yari yubatse, yari ifite ahantu hejuru nk'akantu k'akaetaje batereraga abana kugira ngo babavangure igisenge. Hakaba harimo abana benshi, ariko bakajya bareba hasi, yenda ko cyagiye basomye misa kugira ngo bajye babona hahandi hasi n'ibyo barimo bakora. Bahoherezamo abana. Babana baje kubabarohamo umuriro, mbese hahandi kugira ngo babana bamanukemo. Noneho twagumyemo, tugumeza kutakiramo, abantu bavuza induru. Aratubwira icyo gihe, ndibuka ko padiri yaratubwiye ngo mwirwaneho. Ngo mwirwaneho. Batangiye kuvuga ngo birwaneho, nibwo babonye bikomeye. Baravuze abari abagabo baravuga bati abagore n'abana mugumaho ngaho, ariko ubishobora afata amabuye yirwaneho. Batangira kutwoherezamo abantu nyine baza kutwica, ariko ntabwo bari bazanye intwaro kugira ngo tutabimenya. Bakomeza kurwanisha amabuye, barwanisha amabuye. Biza kugira igihe bihosha. Noneho dutangira kugira inzara. Dutangiye kugira inzara, ndibuka ko bambwiye ngo ninze njyane n'abandi kuvoma. Hakaba hari ahantu haruguru ikibeho, hari ikintu bacukuyemo cy'igisimo nka fose, noneho bagaruka bayubakisha udutafari ku mpande mo imbere, noneho y'amazi bakajya bagira n'ibintu by'isima, mbese hakazamo amazi meza. Nkaho kera bashoboraga ubwo rero padiri abwira ababikira ngo nibatangire baha ababyeyi ibigori n'ibishyimbo kugira ngo batekere abana. Abantu baravuga bati se nitubiteka turabitekesha iki?
bamwe mbese abagabo bakajya bajya gushaka inkwi mu ishyamba, ababyeyi bakafata bya bigori bakabiteka, noneho natwe tujya kuvoma. Tugiye kuvoma noneho kubera ko cyari ikintu kirekire, bafata umuntu w'umugabo ngo yoherezemo ikintu cy'urwego ajya tuvomera, bohereze hejuru hagire n'utwakira, ariko aho umuntu, noneho twebwe tujye tujyana amazi. Twabikoze nka kabiri konyine. Twakoze kabiri, tugiye twumva induru haruguru yacu ku Kakibeho, twumva baratatse, baravuza induru, noneho tutangira kumva ibintu mbese by'amayogi n'ibijerekani bahonda. Baravuga bati interahamwe noneho ziratwishe. Basize barimo kuvoma, ntabwo tubizi, twigeze tumenya n'irengero ryiwe. Twamusize hahandi, turirutse tugeze mu kiliziya. Tugeze mu kiliziya tubabwira uko byagenze. Abagabo hanze baratubwira bati rero ntimusubireyo, nimwihangane, hari abandi bagiye kuvoma mu kabandi. Noneho bamazi barayazana, batangira guteka bya biryo, nabyo ntibabitetse, batangira mbese kwirukanka no hanze, abantu barwana, mbese ari induru no kurwana gusa. Noneho baratubwira bati nimugende mugume mu kiliziya, ntimuze gusohoka, abari hanze mubareke bararwana ukwabo, n'abariya bararwana ukwabo, gusa mwebwe mutabara ubuzima bwanyu. Turacecetse tuguma hahandi, n'abandi bo hanze baguma hahandi, ariko abandi bashakaga kugira ngo babambure inka, babandi bari hanze nicyo bashakaga kugira ngo babanze bakibatware. Noneho tugumaho, birakomeje bigeze nko mu gihe cyo mu saa 7 gutyo, urumva ko amasaha yarakuze, bigeje igihe cyane mugoroba. Noneho mu gihe cyane mugoroba nijoro nibwo, urumva yari umunsi wa gatatu, nibwo batangiye kudukongezamo noneho bya biturusu, imyotsi irabica, batangira kumbese kutwuka imyotsi, abandi barirukanka. Noneho abandi banagenda bajya kuvuga, bavuze bati twagiye tugeze mu nzira, tugeze ku Kanyaru tubona birakomeye, ahantu hose badutangatanze, ati kanaka bamwishe, ukumva baravuga umuntu utazi, bakavuga bati bamwishe, dusanze aho intumbiri, baragaruka bashingira hamwe. Noneho tugumyaho, amaze kugumaho tubona biranze. Icyo gihe ndibuka ko mama hari umuntu wamuteye ibuye, icyo gihe nawe ararimusubiza. Noneho batangira gukaba igice cyo mu gikari, bazanaga ubuhiri, noneho bagahita bavuga ngo ni impongano y'umwanzi. Ni ubuhiri bwabaga bufite ikintu kinini kibyibushye hepfo, hagati mbese kikagira nk'aka kantu gutya, nk'aka mikoro, ari kinini, twakita nk'amasuka kinini, ariko muri icyo kintu cy'igiti bagishyiragamo imisumari, bagijogomagamo imisumari, bagafata bagakwikiramo imisumari. Noneho hahandi umusumari ukoze nk'uko hano hakoze, ahandi hejuru ni umusumari, noneho bakabisiga bishinyitse, bakakwiza imisumari. batiragamo imisumari ya 15, noneho igasiga yose mbese gishimangiye imisumari. Nicyo rero bahitaga bavuga, bakavuga ngo ni impongano y'umwanzi. Nuko nanjye nahise mbyumva, nibwo nabifatiye aho ngaho, ngo ni impongano y'umwanzi. Noneho bajya kumva baraje baravuga ngo we Mudeli Power, bagahita biyamirira gutyo, bahitaga umenya ngo birarangiye, ukumva ngo Mudeli Power. Noneho ubwo tugiye twumva baraje, abagore, abana, abagabo, mbese niyo umwana wabo n'umucuko, bose babaga baraho. Tubona birakomeye, bagiye kutubwira, abagabo baravuga bati rero byakomeye, nimwirwaneho. Inka barazirangije hepfo ku kibuga aho twari turi, ntawe ugiye kurwana n'abatwara inka. Noneho iwacu dutangira kubona muri ya masaha batangiye gutwika amazu, baravuga ngo noneho hari umugabo wari utuye hakurya yaho, ahantu hitwa Igurunyinya, witwaga Buruno. Batangira kuhatwika, noneho baravuga ngo kuhatwika, ngo inzu imwe umuryango wabananiye, bakajya bafata amashoka bakabibashisha za nzugi, ngo kugira ngo nitugaruka tutazabona aho kujya, ngo hatazagira, ngo ariko inyenzi ntizipfa, ngo ntabwo bazabura aho bajya, ngo ariko nta nyenzi ipfa, ngo inzoka ntizijya zipfa. Twari twabaye inzoka. Turangije nyogokuru aravuga ati mwabonye iwacu uko bahageze. Ngiye kubona mbona nyogokuru araturitse ararira. Mama aramubwira ati byihorere,
nyogokuru arangije aravuga ngo bana banjye ngo nta ukiri inkuba kabiri. yego wumva kubera ko yari yarabonye za zindi zitanu kangahe ni 6 kabiri. yego yego abwira mama, aramubwira ngo mwana wanjye ngo humura, yego ngo ariko ntusiga ahangaha. nyogokuru babanje kwica umusaza wabo. mwari wagiye mu muryango. yego ko yafashe konte, twari dusaga naho dutegeranye imiryango ya gutya, ari hano hakuno n'undi ari hariya. aravuga ngo ni mu nyica, afata ikote aryitwikira mu maso. yego nibo bamwiciye aho ngaho ku muryango. nyogokuru nawe baje bahita bamwicira ku muryango we yari ari bireba. kuko mama niwe wapfuye nyuma. ihangane. nyogokuru yaravuze ngo n'ubundi ngo nibanyice kuko n'abana banjye bose bapfuye, ko yumvaga ko abintu bose babice. abandi bari i Kigali. wihangane. arapfa. amaze kumwica ndibuka ko bahise bamutaho. mama ngira ngo asubire mu kiliziya, bimwanga nkunda, aragaruka aramfata. afashe ngiye kubona mbona haje umuntu amufata umupanga aramutema. agufashe? yaramfashe arankubana kugira ngo no kugira aho njya. yego arangije ngiye kubona mbona agiye kubona mbona mama arambwira ngo geni ngo mari ni ngo senga ngo Imana itwakire. ndamubwira ngo ntabwo mpfa. yego kuko bari bamaze kumutema, yahise yikubita iruhande rwanjye. haza abagore bahita baza kumucuza ibitenge yari yambaye, kuza kubimukuramo. yahise asubira mu kiliziya. babitware babyijyane? barakwicaga bagahita babitwara, bakasiga bakwambitse ubusa. yego amutemye ijosi. ihangane. ihangane mubyeyi. nagumye hahandi mpita nsubira mu kiliziya, mbonye bamusize aho ngaho. ndavuga ni n'ubundi ntacyo sigaranye, nta muryango sigaranye. sigaye aho ngaho mbona abandi bari barimo barambwira bati mama wawe baramwishe, umuryango wose urarangiye. mpita nambutse mpita iruhande rwo kuri aritari aho batangira ukarisitiya, kuko hari huzuye cyane. noneho mbasha kugira ngo nze gutambuka. umuryango wasohokaga ukurikiranaga no mu gikari, ahandi hamwe bari bahafunze. angije ndavuga bataza kunyiciramo ahangaha. ndasohoka, sohotse ku muryango ngiye kubona mbona abantu baje birukanka, baje kugira ngo baze kwicamo aba mu kiliziya. baratangira rero babanza kugira ngo bice b'abana, aho abana bari hejuru bari buzuye aho ngaho. hagera kubona mbese batangiye kuhashyira mu ntuze inkongi y'umuriro muri kiliziya. yego ko hari igice kimwe cyabishemo abantu banabarekeramo. cyaruguru nicyo cyarimo abantu benshi. ndangije rero none ngeze ku muryango mbona biranze, mbona hanze nanone harimo abantu barimo bagenda bica abantu. subiyemo noneho babandi bicaga mu ruhande rwo haruguru baza bicamo abantu barimo aho ngaho. ariko uvuge ngo barabisha, yaba n'abana yaba abantu bakuru, yari induru gusa. yari induru kandi byahereye ari mu masaa 5 ya kumanywa. barabishe ari induru gusa, barabica abana noneho barimo basigara barira. ndangije rero
naje kureba ndavuga numva aha hantu ni Magoma baraza kuhanyicira kuko barakwicaga bamara kukwica bakakurenzaho n'ababandi batarapfa. Ariko nyuma batangiye kujya bakuramo mbese bakajya bashaka kugira ngo bacayura kugira ngo barebe ko harimo abantu barimo. Nanjye hejuru hose nari nabaye maraso. Gusa nari ntarakomereka, nta kintu nari naba muri kiliziya. Nta kintu nari naba ndi mu kiliziya kubera yuko nagiye nanjye sesera muri babandi bagenda bandambikaho babandi kuko twe twacitse intege. Ntabwo waherukaga no kurya. Noneho byonyine nta n'umuntu wanatekerezaga yenda ngo nzaribaho cyangwa iki ngiki kibaho reka da. Noneho ngiye kubona mbona umuntu w'umugabo atangiye kugenda ajugunya yoherezamo ikintu cy'ubuhiri akajya yegura ajugunya hari na ya misumari. Naje kuvamo ndavuga ndi kamama yambaye reka ndibe ko nagenda. Sinzi ukuntu napfukamye kubera ko nari negera ahantu hari umuryango nirukase asohokera muri wa muryango utarukinze. Naragiye mbasha kwirukanka asanga ahantu natambutse njya muri toilette zari hepfo ahantu mu ishyamba maze kuzijyamo. Noneho hirya yanjye harimo indi miryango ishobora kuba nayo yari irimo abantu. Numva abantu barimo barajugiramo. Ndavuga nta hantu barahanyicira. Noneho nsa n'uhava nsa n'utambuka kugira ngo mve muri wa muryango. Igihe nsohotse ngiye kubona numva umuntu w'umugabo aratasa aravuga ngo umva ngo dore ngo umwana ngo nimumukurikire. Noneho hepfo yanjye ahantu namanukanye nabashije kumanuka nagiye kubona nsanga y'inka bamaze kwica icyayi mbese niba ari inyana yayo yarimo isambagurika irimo yegaragura mbese kimwe kiraha ikindi kiraha ngaho bayisandaje bayikuye mu nda bagisigaho ngaho bagisigaho ngaho kirimo kigaragura. Noneho muri kwa kwirukanka nakiguyemo ndagenda nkubita mu mugongo nkubisemo umugongo kubera kwa kunyerera mu maraso. Noneho hirya yanjye hakaba hari abasirikare ariko abasirikare uwo mugabo arababwira ngo nibirukanke ngo bafate uwo mwana. Ahubwo birukanse bakurikira intama zari zigiye ari umurongo w'intama abarizo bakurikira. Noneho urumva ko bari kunkurikira ariko nizo zantambamiye. Tabaye igitambo ndagije nkomeza hahandi. Noneho muri kwa kubyuka handi nibyo byambereye ikibazo kubera ko nari kubise mu mugongo. Wa mugabo akomeza kubabwira ngo nibakurikire wa mwana. Nabashije kumanuka mu kantu k'agakoki k'igikombe cyari kirimo aho ngaho. Ariko ahantu hose hatangiye kuba ibintu by'umwijima byose byose ahantu baro batweka byose byatangiye guhuma nk'uko ubona mbese imvura yaguye hakaza ibyokotse. Ndangije ndavuga ntireka ndebaho mpungira yenda najya hari hepfo niyo nabona igihoro nakijyamo kugira ngo hatagira umbona. Ndige nyine barakubacu nayinsize aho mbasize. Noneho ndamanutse mu gikombe wa mugabo akabari hakurya aravuga tumva ati hari umwana yamanutse hari umwana w'umukobwa yamanutse hariya. Ndavuga ariko se ndabigenza ntiyankurikije amaso. Ndavuga ndabigenza ariko numva ruguru yanjye numva ibintu by'inoze by'amayu mbese biriho biragenda haruguru yacu naho bariho bajya kwica nyine Kibeho. Ariko numva induru nkomeza kumva induru mu kiliziya numva bataka kuko byagejeje igihe cyo mu masaa 9 hafi n'iminota nta muntu ugitaka tumugoroba. Ahandi naragenda hajya gize amahirwe mbona ibintu by'ibyatsi byari bihari harimo n'ikintu cy'igishitsi cy'igiti. Imvura itangira gukuba. Noneho sigara nifuza mvuga ngo yaba imvura yariguye byibura iyendekagwa nkabona n'amazi yo kunywa. Naragiye njya muri cya kintu cy'igishitsi cy'igiti barimo baratemye. Noneho ndicara maze kwicara ariko hakaba hari ikindi giti cyari kiri iruhande rwanjye sinkamenye ko kirimo umuntu sinareba hejuru harimo umuntu wihishemo. N'umwana w'umuhungu wari mbese yari nk'ikirema amaguru yarebaga gutya yombi nk'umuntu ufite ubumuga. Noneho akaba yabashije kurira nawe kugira ngo nzamenye ko hari yamanutse gatoya kandi mugoroba arambwira ati rero ninza kumanuka ntugire ubwoba bita nikanga hahandi narindi nirengejeho ibintu by'ibyatsi. Ati humura nanjye nihishe. Ati wacu ni mu Ruramba ati kandi wacu babishe byarangiye. Ati rero jyewe ati naje kwihisha ino ati ngeze Kibeho ati mbona n'ubundi nabo bagiye kubica. Noneho numva sinanabyumva ariko numva kubera ko bya bindi nabonye sinigeze mbyumva ahubwo numvaga ko nawe ari umwicanyi ntabwo namwitayeho kumwumva.
ndavuga ni hoya uyu muntu n'ubundi ndaza kumuva iruhande. Bwagezeho burakomeza burira, uko ya masaha yo kwira buje ndavuga ndashakisha ahandi najya. Akaba hasi yaho hari ikintu cyitwa umugano, bajyaga bavuga ngo ba Nataliya ngo bajyaga babonekerwaga ngo niho bakundaga kujya kwibera, bagakunda kujya kuba muri uwo mugano. Ariko muri uwo mugano hakaba harimo ikintu cy'ikinyamaswa, ntabwo nzi ubwoko bwacyo, cyari gifite amabara asa n'ubugondo. Ari kinini ariko ntabwo mbizi kuko nibwo bwa mbere icyo nari nyibonye. Noneho mpita manuka hahandi mvaho wa muhungu yarari ngo atanyica, nawe atangira kumanuka kugira ngo ankurikire, ariko ntiyabashije kunkurikira kuko bamwiciye mu nzira. Bamwiciye inyuma yanjye kuko hari abantu bahise bamanuka ruguru no hakuno, bose barahura bamwicira mu nzira kuko namwumvise ataka. Ndangije mpita nkomeje imbere mu kayira harimo akayira gakomeza hasi mu kabande ko ka Kibeho. Ngize amahirwe mbona ikindi gihuru kiri imbere, ndavuga ndihisha hari, mpita mpura na cya kinyamaswa kigenda kibatabata nk'uko ubona inyana kigenda kibatabata. Ndangije mbona amabara yacyo, ubwo orangije ntabwo kigeze kindeba, ntikigeze mvuga ngo hari kirankanga, cyaritambukiye kigira hahandi muri wa mugano. Umugano wabaga ubumbiye hamwe gusa, habagamo ngo n'agasoko k'amazi. Ndangije ndakomeza imbere, nkomeje imbere mbona ikindi kigihuru. Cya gihuru nabonye ndavuga ngo reka ndigira muri kiriya gihuru, ariko harimo n'abandi. Harimo naho nasanze umuntu w'umugore ahita ambwira ngo ntamuteze ibyago, arampunga. Amuze ndamubwira ngo waretse kumunga basi tukagumana. Arambwira ngo utatuma banyica. Noneho ntangira kugira ibitotsi. Ntangiye kugira ibitotsi numva ko bwari bwije. Numva nta rusaku kuko Ikibeho warabyumvaga. Nta rusaku habe na rutoya. Ariko ahubwo ntangira kumva urusaku muri Marimerisi mu banyeshuri. Hari etaje yari hari, niho natangiye kumva urusaku. Naho bari bamaze kuhageramo. Noneho jyewe nkomeje imbere, noneho ndavuga ni rero ninkomeza imbere, ese ndimo ndajya he, ese ko bazanyica. Numva ncitse intege, numva imbaraga ziranze. Ndakata ngaruka muri cya gihuru. Noneho mbonye banyamaganye, wa mugore harimo n'umugabo wari uri haruguru yaho, noneho ari we se wa mwana wari uturagiriye inka. Umugabo wasanze. Arangije mbona yinjiye muri cya gihuru. Ndavuga ngo ntago nakwinjira muri cya gihuru. Yitwaga Ndereye. Ngaruka hino yaho hari ahantu hari ikintu cy'ikibuye kinini, aba ari cyo nicaraho. Noneho mbona ntihabona, ndavuga ngo nta muntu ushobora kumbona. Ntangira gutekereza mbese imipangu y'ukuntu nzigira kwa mama wacu wari utuye i Butare. Noneho wa mugore mbona aranyamaganye, ndavuga nireka nicarira ahangaha. Bimaze umwanya ngiye kumva nabo barirutse baragiye. Bamaze kugenda genda gumye hahandi n'ibitotsi. Ahubwo naje gusinzira nkubukana na cya kintu cy'ikibuye, kuko nticyabashije kwitangira. Namanukana nacyo irino ry'igikumwe riraza rigwa ahangaha, kuko jenoside isa n'irangiye, uru rwari rwaraboze, mbese rwaromokanye n'umubiri rwirwa rujojoba, mbona ari nk'inyo ziriho zizamo. Urunguru rw'igikumwe niko rwari rumeze. Ndangije sinabyitayeho kubera ko numvaga ko n'ubundi nta muntu usigaranye nawe, ntawe nzongera kubwira ibibazo byanjye, ari ugomba kubyimenyera. Ariko nanone nkumva ko mu mutima wanjye numvaga ko nta rupfu mfite, ahubwo nkumva ko ari igihe mututsi ugiye gusigara. Cya cyizere watangiranye n'ubundi nicyo nari ngifite. Nicyo nari ngifite, nkumva ko nta kintu nzaba. Hangira kuba muri cya gihuru igihe nyicayemo, bigejeje igihe cyo mu gicuku, numva ubwoba buranyije. Noneho ntangira no kugira agahinda, nibwo natangiye no kubabara, numva ngaruye bya bitekerezo byo gutekereza ibintu byaho aho navuye ibyabaye. Ntangira gutekereza ni mama arapfuye, nta nyogokuru arapfuye, nta muryango wundi nzongera kubona. None se ubugiwe nzaba hehe ko mbaye ndi imfubyi, gihe nzaba hehe? Narabyakiriye kuko nta kundi nari mfite mbigenza, nawe nabibwiraga. Ndavuga nti rero yenda ngiye kwa mama wacu
yenda nazisigaranira nawe. yego nafashe ibitekerezo byo gutekereza mu gitondo ukuntu mpanga ukuntu nzajyayo. ariko mu kujyayo nkibaza ahantu nzaca kuko najyaga yari imodoka, ariko nkibaza ko n'amaguru nkayoberwa inzira nzacamo. noneho ngumyaho bukeye mu gitondo ariko butaracya neza, imvura icyo gihe yari yarayinaguye ku bujojoba. ndavuga nireka nambuke hano hakurya imbasa, nimara kwambuka sinzabura umuntu unyereka inzira izaca Runyinya na Kabirizi kuko bitegeranye, noneho nigire kwa mama wacu. narabikoze mu gitondo, mbaza umuntu w'umugabo iruhande rw'icyayi, ndamubwira nti niko mpambutse hahandi, ntiwandangiye inzira iterere Kabirizi, urashaka kujya hehe? ndahamubwira, kandi yari umwicanyi ariko ntabyo narinzi. ndabimubwira nti wambabariye ukanyambutsa akavubuto basi ko katantwara, ntibasi nkigira kwa mama wacu. ngo dore ibi ni bya binyenzi n'inzoka zitajya zipfa ngo zishire, ngo ibyo bakoreye abandi kuki batabigukoreye. ndangije numva ko waburanyije, sa nusubiye inyuma haza umwana w'umuhungu wari utuye munsi iwabo bari batuye munsi y'ababikira, noneho witwaga kwa Beritine. araza kubera ko nari muzi, arangije mbona afite umupanga mu ntoki. uwo mwana ndavuga ni rero muri aranyica, ariko nawe yari kwahunga, nawe yariho yitabara. iwabo bari babishe, yenda abandi bari bahunze simbize kuko yarambwiye ati nta muntu n'umwe nasigaranye. noneho arambije abona wa mugabo ko ari wambwira, arangije amfata akaboko arambwira ati ngwino nkwambutse. aranyambutsa cya kigabo cyita kigenda. noneho wamwicanye amaze kugenda, arangije ngo ariko ubundi yaba namwishe nkamurangiza. wa muhungu ahita amubwira ati wibeshye umwice, ati nanjye ndahita nkwica. wa muhungu niwe waje aranyambutse, kuko isura yarayibonaga ukuntu nabaye ibyondo. nabaye ibyondo n'ivuru gusa, nabaye ibyondo. noneho nawe yari yahindanye, mbese n'imyenda yo yahindanye. arangije arambwira ati rero ngiye kukugira inama, nubona uko uhunga wigira i Burundi ubonye bamujyana, ati nanjye ngiye kugenda, ati cyangwa ujye mu Iramba, ahitwa mu Iramba. noneho ndamubwira ni oya, ntabwo najya mu Iramba, ni kandi ni Burundi simashaka, ngiye kwa mama wacu. ni ku modoka niho najyaga njyayo. arambwira ati nugera mu nzira urajya ubaza, ntabwo buraho ukujyayo. abashije kugenda turatandukana, hakurya y'umuhanda haruguru ku musozi, aca mu wundi muhanda umwe nagenda aterera. noneho kubera ko nyagukuru yari yampa amafaranga, ndajya kugura isabune ngo mese hataza kugira umuntu uza kumenya uwo ari we, mbese nanjye ngo nimanganye, mbese hataza kumenya ko ndi umututsi. nagiye njya kuyigura ahantu, bahita bavuga ngo kandi uyu muntu wasanga, ngo uyu mwana wasanga avuye Kibeho, ngo abana ngo ni inzoka ntizijya zipfa. bahita umuntu ahitamo isabune kuri kontwari, abarayimpaye. ndavuga ni rero ngeze ahantu hari amazi ntaragera kwa mama wacu, kuko ndenda nza kugenda igihe kirekire, nahita nkora iki, namaze ngafura umwenda, mvanamo ikanzu, naza gufata ikanzu nkaza kuyimesa. nabajije umuntu w'umudamu, arambwira ati komeza uwo muhanda, uyu muhanda wonyine hari ahantu uza kugeza hasa n'ahacusha mu kabande, hari amazi nka ziba zinywera, ariko hakaba agahanda kari haruguru yabo, nuri kuza gukomeza kakaza kugeza i Runyinya. ndakiye ndavuga reka mese wa mwenda ndawumesa. aho nageze maze kuwumesa ndisinzirira mu ishyamba, hepfo yanjye harimo inka, sinibuka aho nza kujya. ndasinziriye n'inzara n'inyota. noneho maze gusinzira nza gukanguka, maze gukanguka nibwo naje gufata inzira iyo kugira ngo nibuke aho nza kujya. hahandi naje kujya nibwo hamfashije, mbona ukuntu nza kugera i Runyinya kugira ngo magere nahageze nijoro. mbese ni amateka maremare, kuko urumva ndiho ndagenda saba imwe naho birenga. nyaje kugera ntuzi i Runyinya bumaze kwira, mbona burije. noneho ngera ahantu mu ikorosi sa n'utambuka. aho natambutse
noneho mbona imodoka zirimo zirazamuka ariko bari batarica aho byari bitarahagera ahubwo hari amabisi amaze gupakira abantu bava Kibeho barimo abantu bamwe bariho bagenda bahungisha babo ariko atari abatutsi. Hari amabisi ya kera ariyo icyatsi kibisi Inatracom yazaga gutwara abantu abahungisha kugira ngo mbese abavane muri utwo duce abajyana mbese kugira ngo bamwe babageze ku Kanyaru. Hari abahungaga, hari abicwaga ariko bari bafite abandi babajyanye kugira ngo bakabahishamo kugira ngo bataza kumenya ya modoka abantu barimo. Ariko noneho bagera hahandi bakaza kuvanamo babandi bahunze bagiye hehe bajyanye i Burundi. Za modoka zajyanaga bo zigiye kwica abo bagiye kwica ariko hakagira abantu bafasha bashyiramo basodekamo. Ubwo rero tukumva ngo barabatwaye kumva abantu barabavuga bati dore abantu bapfuye abandi bagiye harimo aba bajyaga kuroha no mu nzuzi. Ndavuga ni Imana nanjye noneho ndapfuye imanuka hahandi nageze ahantu mu Gatobwe mbona burije burahumanye nza guterera ahantu hari batuye ahantu Kaburemera niho naje guterera kugira ngo njye kwa mama wacu. Nahageze nijoro ku buryo nahageze bamaze no guhumuza inka bamaze gukama hari nko mu masaa moya n'ibirenga. None urumva ko nagendaga n'amaguru kandi ntaza ari kugenda mbaririza. Maze kugera hahandi kwa mama wacu ngiye kwa mbona arandebye araturikararira arangije arambwira ngo geni nguhungiye umwayi mu Kigunda ngo mwene mama yapfuye ngo uyo yihungira akigira i Burundi ngo mama akamureka ngo ko yarashaje ngo ariko byibura mwene mama ko apfuye ari umwana akiri mutoya. Ndangije namubwira ntibyarangiye. Arangije nibuka ko yanzaniye voka amaze kuzanira voka ajya kuzana amata ndamubwira ntabwo bizi ko najya ngo amata y'inka kubera ko bari bambwiye ko mama yarambwiye ko bamumanyirije mu mata afite amezi 2. Sinongera kuyanywa. Arangije ngiye kumva numva mama arambwiye bambe mama wacu ati mana atubuko ko ati mwene mama ndamubuze bita niyicarira ku muryango w'inzu ndamwihorera. Arangije arambwira ngo yewe nti ngo reka nzi ajya kuzana abana b'abahungu babaga ku nzu abahungu be babagaho haruguru yaho bari barubatse nkuko abantu mbese bubaka inzu bakayubaka hakazamo nk'abakitsi abo bagomba kwakira nk'abagenzi babo bakajya babakirira muri iyo nzu yo haruguru. Aragenda arabazana harimo umuhungu w'Ikibeho wariho wigire ntuze muri seminari ntuze muri ntuze cyahinda ntuze muri harababaga oya ntuze mu Nyakibanda ari naho hahungiye abantu benshi naho. Noneho yaragiye ahita bazana umuhungu umwe akaba ari batuye hafi ya ngaho yiwano wa Kizito yaranamuzi. Arangije arambwira ati hariya hose hazimye ni hariya bose barangiye. Arangije arandeba aranyitegereza ko bari bamuzanye ngo asuhuze barongera hisubirira haruguru. Noneho kwa mama wacu nawe musaza wanjye kwa mama wacu nawe yari yarigiye iby'ubupadiri nawe muri icyo gihe yari kuba umupadiri. Ahita amubwira ati ngwino nkwereka aho twigira. Atamubwira ngo reka twicikire twebwe twigendere twigire i Burundi. Nuko bahise bagenda noneho nyagera. Noneho baravuga bati twebwe ni impamvu tugiye twaba hano bitarahagera byari bitaranahagera. Noneho turicaye gihe twikicaye nko mu minota mike itaragera no 30 nka 25 giye kumva twumva abantu baratatse hakurya yaho. Haravuga ati se ko nuva no mu bisi abantu barimo bataka bavuza induru ngo inzu barimo barazitwika ibi ni ibiki. Arangije arambwira ngo uyu mwana wanjye ngo uhungiye ubwaye mu Kigunda. Ntabwo nigeze nicara ahubwo nahise nirukanga njya kwicara mu gisambu cyabaga ruguru y'iwabo yo kwa mama wacu. Ubwo baburangije aravuga ati noneho ndanamubuze. Urumva ya bintu byose byari byankukiyemo nasaga n'uwahungabanye. Ndagera nicara hahandi araza arahansanga arambwira ati mwana wanjye guma hamwe n'aba ari abasore iki. Noneho baravuga bati abatugeramo natwe turabica. Batangira kumva grenade batangira kumva za grenade. Ababizi baravuga bati grenade batangiye kuzitera mu bantu. Baratangiye twumva ibintu by'urusaku
mu mujyi Butare twumva urusaku. Noneho baravuga bati rero ntabwo twakomeza kuguma hano, nimureke inka muzisige mu rugo, ko bari abantu bari bifite bakomeye, bari bafite inka nyinshi cyane, bafite n'abakozi baziragira. Babwira ati muzishyire hariya mu kiraro, muzihindire mbese zitaza gutambuka, hasigara umukozi. Twaragiye duterera ahantu hakurya yaho mu ishyamba, nta n'ikintu banajyanye, ibintu byabo byose babisiga mu rugo. Twaragiye twicara muri rya shyamba, imvura itangira gukuba, abagaruka mu rugo batangira kuvuga bati mureke tujye no gukura ibijumba byibura abana babone nuko barya. Abagabo baravuga bati rwose nta kintu cyabakora, turajya duhagarara hafi tugire naho tuherekeza, bagende babikure baze bateke. Noneho muri rya shyamba dutangira kwiramo, turi abantu ingeri zose, mbese turi abantu benshi, abaturutse imihanda yose. Uwo munsi turahirirwa bimva, noneho batangira kuduturuka haruguru ku musozi baturohama amasasu. Aho bayaroshye tukahava, abantu batangira kujya mu cyaya cy'ikibaya cyari kirimo muri ayo mashyamba. Dutangira kujya ku wundi musozi nanone w'ishyamba, aho ntabwo nari mazi. Noneho turagenda twigumira mu ishyamba, noneho bakajya bafata matera, abafite za matera bari barahunganye, bakajya bafata abagabo, bakajya bafata ibintu by'ibiti bakabigiramo ibimambo, noneho bakajya babigira nk'ugiye kubaka ikigonyi, kugira ngo abana babone uko bajyamo n'ababyeyi babone uko bajyamo. Bitangira kuba bibi cyane. Noneho hatangira kuza abantu bavuga bati mutangire mwumva, bafite amaradiyo bati Kabgayi batabasenyeri babishe. Baravuga bati niba babishe byarangiye, ati Kigali yo yarangiye kare, ati natwe ati baratwica. Batangira kumva abantu batangira kutuzamo muri rya shyamba, baza abagabo bagahita bababona, bagahita bavuga bati aba nabaje kutuneka. Batangira kutuneka kugira ngo bamenye abantu barimo muri rya shyamba. Twakomeje kuguma aho ngaho umunsi wose, hari abantu bari batetse babitayeho. Turirukanse tugiye ku wundi musozi, hari n'umusozi warebanaga na Nyakibanda aho ngaho ku seminari. Noneho babona ko mbese bikomeye, baravuga bati abashoboye gucika nibigendera, bafite imbaraga bagende bacike bigire Burundi. Baravuga bati se ni mu Burundi no ku mupaka babatangiriye ntaho muca. Abandi bajya mu Nyakibanda, abatangiye kujya mu Nyakibanda bwa mbere batangira kugaruka inyuma babwira abandi ibihari, barababwira bati babaroshyemo urusasa, abandi barimo barabicisha imipanga. Mbona n'ubundi nta kintu, aho duhungiye. Mama wacu arambwira ati rero jewe Marita gumanga ntugira hoje nkamwemerera tukagumana, ariko bakubita urusasu nkaba nagiye, ntamenye aho nagiye. Barangije kumva ko i Butare ngo uwitwa niba ari we Kambanda, ngo hari uwitwaga Kambanda i Butare, ngo aravuga ngo niri mu Gisendo bayirase, mbese bakora iyo bwabaga bayihige. bavuze ngo babice, baravuga batumwa kiza amaguru. Mama wacu aramfata arankurura n'undi mwana we w'umukobwa yari afite. Abandi bose bari bagiye, kuko bamwe nabo bari babishe abakuru. Bari bamwiciye umukobwa we witwaga Yosefu, wari uhana Impare, n'umugabo we n'abana bari babishe. Aravuga ati ibi ntabyo, ati muzi n'ibindi, ati mureke mbereka aho tujye. Ntabwo yongeye kumbona, nahise ngenda. Nari byari byarangiye, nahise ngenda kuko navugaga ngo nta muntu uzantema, kuko nabonaga ibintu barimo bakora.